nk'uko mbona ahindutse kuri seti bigenze biti ati wenda ashobora kuba atamenyereye abantu benshi kuko twarashutinze haza famous y'abantu benshi, ashobora kuba atamenyereye abantu benshi ukaba ari cyo kibazo cyabaye. Ndabyihorera turashutinze video kugira ngo video yarangiye ahari. Urumva hari ukuntu bashutinga video bakabanza performance bagakurikizaho iyo undi muntu, ariko ubwo ari ngiye wabanje mbere nyere kugira ngo banze gufate performance haza kujyamo n'ama story n'ibiki. Story twazikoza adahari ntabwo nzi uko byagenze. Kuri miliyoni ze twaye sample ya wa muja imyenda yo ayijya imyenda sigura ngaha usi iyo sample ndayishyura ngaha jitafuka byawe wakihana ukagarura sample y'abandi. Niba ushaka inkweto nushaka guhagarika igiciro cy'inkweto za mu Rwanda, inkweto watwaye ni sample ntago ari inkweto isanzwe wowe kabyarawe. Dore ngo uyu Romeo mfasha ugarura inkweto kuko utayigaruye bishaka kuba bibi kurushaho. Mbanje kuba nabasuhuza mwebwe mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino. Rero nawe uba warakanze subscribe bari byiza cyane kuko uri uw'ingenzi kandi uri uw'ingirakamaro. Nawe niba ari bwugengukira kuri umuyoboro wa YouTube channel kanda subscribe, wibuke no ko wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana. Murabizi rero hari inkuru nyinshi cyane tugenda dukora kandi zigiye zitandukanye. Ndicaye rero ndavuga tuwakora kuri iyi nkuru bitewe nuko ibabaje cyane. Rero ni inkuru rero iri kuvugwa rero ni nyuma yaho umuhanzi yihita akazamuka rero, maze nyuma yaho Silvizo akaba yakaka remix wo bita G-Tough. Rero byavuzwe kuko kubera ko G-Tough nta myenda yari afite, rero byasabye yuko ko Silvizo azajya kumutirira imyenda n'inkweto. Nuko nkuko Silvizo rero abyivugira ngo yageze kuri seti rero abonye abantu bahari G-Tough abahindiye isura. Rero byagiye kurangira G-Tough yagiye. Mu kugenda rero baje kuza kuba bavugana ku muyoboro wa telefone. Bamaze kuvugana rero Silvizo asaba yuko ko G-Tough yagarura imyenda n'inkweto by'abandi. G-Tough nuko yamushubije ati njyewe ntabyo nagarura niyo wagira gute. Kandi ubwo ngubwo indirimbo bari bemeranyijwe gukora ko G-Tough yaramaze kuyikora, maze Silvizo yari yamuhaye miliyoni 1.5 kugira ngo bakorane irandirimbo ya remix. None rero Silvizo rero arimo gutakamba cyane abwira G-Tough ko nataramuka atazanye inkweto n'imyenda by'abandi rero bishobora kuba byajya mu maboko y'ubugenzacyaha RIB. Kandi G-Tough nawe arivugira yuko ko atapfa kubigarura bitewe nuko uyu mugabo yabimwiherese cyangwa aho Silvizo agiye kubikodesha. Uyu mugabo ngo yabyihereye Silvizo, ariko Silvizo kubera ko n'umutima mubi gashaka kuba yabimwambura. Rero G-Tough rero ngayo nguko ese azagaruriza inkweto. Ibyo nibyo tutegereje kureba. Rero mubwira ati rero kanda subscribe, wibuke no kuba wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana. Ibyaba basitari se bo bakora indirimbo bakazamuka nyuma yaho bagatangira kuba batwara inkweto n'imyenda y'abandi, ibi byo ni ibiki? Reka dusubire ubutaha. Twabanaga muri iyi nkuru rero yari Kwizera Jean de Dieu, reka mubwira ati komeza kugira ibihe byiza cyane. Iyo wakanze kuri subscribe uri uw'ingirakamaro kandi uri n'uw'ingenzi cyane.